turi kumwe n'umukinnyi umwe mu bamenyerewe cyane mu Rwanda, wenda kugira ngo mvuge nawe ni umusore yakwivugira, wakwibwira gukurikiye none akonyarwanda. Usengimana Faustin. Usengimana Faustin, hari ubundi ni umukinnyi w'ikipe wa Rayon Sport. Umukinnyi wa Rayon Sport n'ikipe y'igihugu Amavubi. Muri no minsi ngira ngo nawe wagakwiye kuri kumwe n'abandi la Paris, ariko ntabwo uriyo. No kubera iki? Ni kubera ikibazo nagize cy'imvune ku mukino wa mbere waduje na Gicumbi. Faustin, wenda mbere yuko tugaruka ku mvune yawe, ubundi ahangaha turi ni hehe? Bwira abantu turi Gikongoro, turi Gitarama, ntagana. Ahangaha turi Gikondo nyine mu rugo iwacu. Ku muntu utahazi wenda wamurangira Faustin ko tuyagana. Ni Gikondo munsi y'ikibuga cya Mburabuturo, niko numva niho wenda haba ari hafi. Munageze Mburabuturo bageze kwa Faustin? Murageze Mburabuturo rwose bageze mu rugo. Faustin, ubundi amazina yawe buriya ni Usengimana Faustin, nta rindi ririmo? Umuvuka muri abana bangahe hano? Uri umwana wa kangahe? Irindi ririmo navuga ko ari nk'izina ry'umukinnyi nkunda, nyine ni izina ry'Irisino, ni Vidic. Hano tuvuga turi abahungu bane, ninjye wa mbere. Nta mukobwa hari? Oya. Abahungu bane gusa? N'abahungu bane. Faustin, noneho wenda mbere abantu benshi bakuzi ugera mu ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo ntabwo kijya wese umenyekana cyane, ariko ugiye mu ikipe y'igihugu atangiye imyaka 17 nibwo abantu bose bahise bamenya Faustin Usengimana. Gatoya watunyuriramo Faustin, wavutse ryari, wavuze amakipe aciye, mbese kugeza igihe tukumenye cyane mu ikipe y'igihugu muri 2010? Muri make yanjyewe navutse mu leta y'11 z'ukwa gatandatu muri 1994. Tangiye gukina umupira nahereye ku mugabo umwe bamwita Kalisa, ariko abenshi bakinnye Gikondo bamuzi ku izina rya Bihehe. Icyo gihe nari ndi umugaridiye, mvamo njya muri ekipe yo muri Cercle kwa Tony, ngaruka Gikondo muri ekipe iyo bita Rwamanywa yatozwaga n'uragishwe ka Faustin. Maramo igihe gitoya nsa n'ubiretse ibintu by'umupira kubera nari ntangiye segonderi. Nyuma nza kubigarukamo ekipe ya Interforce niyo mu cyiciro cya kabiri yambonye turimo gukina ibintu by'ama interscolaire Kimihurura kubera nigaga mu Rugando. Umukoca wayo nyine aranyigira, turavugana, ansaba ko naza gukinira Interforce nyine junior. Nageze muri Interforce mbakinira imikino 3, mbona kubera hari kure kuri njyewe ndabihagarika, sinasubirayo. Mara igihe kinini none ntakina, njya muri ekipe. Nibwo nyuma naje kumva ngo hari ekipe bahamagaye ya General Rayon Sport, numva hagiyeyo bagenzi banjye benshi njyayo. Icyo gihe nari mfite nza mu kipe ya Rwamanywa, hari umukoca umwe bita Gapi, niwe nasaga nkaho nkurikirana abinshyiramo force ibintu by'umupira, njye numva nyine ntarabyiyumvamo cyane. Niwe wabashije kujyana muri General Rayon Sport. Ngezeyo nakinye muri General Rayon Sport umwaka umwe. Umwaka utararangira nibwo twagiye muri biriya bya 17 mu Budage kwitegura, tugasubira Sudani. Ngarutse nibwo nagiye mu ikipe nkuru Rayon Sport. Ubwo Rayon Sport ikipe nkuru 2012 nibwo utangiye gukina mu cyiciro cya mbere? Naga 2012 natangiye 2010. Uragiye garuka ukina igikombe cya Afrika, ukina n'igikombe cy'isi, ukomeza na Rayon Sport. Nagiye gukina biriya bya 17, nayo maze umwaka muri ekipe ya Rayon Sport. Nibwo tasubiye muri bya 17 dukina ira Coupe d'Afrique, tuvaho idukina Mondial. Nyuma ya Mondial nibwo naje nkina mu Isonga mu mwaka kabiri, undi mwaka ni w'ingwe n'ingatse muri Rayon Sport. Birumvikana, ntabwo ngira ngo uracyari na mutoya, niyo mpamvu ntabwo urugendo rwawe ari rurerure cyane ku buryo byagora abantu. Faustin, kuva watangira noneho gukina mu ikipe ya Rayon Sport, reka tubare muri 2012 uvuye mu Isonga, ni iki cya muri Rayon Sport wavuga yuko wenda cyagushimishije kugeza ubu ngo? Ikintu cya mbere cyanshimishije mu ikipe ya Rayon Sport
navuga ni ukubona umwanya ubanza mu kibuga mu ikipe ya Rayon Sport. Cya kabiri cyanshimishije ni bagenzi banjye twahuriyemo, wenda navuga b'abanyamahanga, abanyagihugu nyine, ariko bose nkasanga turahuje, nta n'umwe twigeze tugirana ikibazo muri rusange, bose twahubanaga neza. Nicyo kintu kibashije, nacyo biri mu bintu byabashije nabyo kunshimisha. Ni igikombe twatwaye uno mwaka, ikindi cyambashije kunshimisha cyane ni intsinzi navuga ya Rayon Sport kuri 4 gutsinda APR. Ibyeje ubundi reka twe kubigarukaho, ariko ngira ngo abakinnyi benshi mukiva mu Isonga benshi bagiye muri APR FC. Kuki wowe wahisemo gusubira muri Rayon Sport? Niyo kipe wafanaga kuva uri mutoya cyangwa n'indi mpamvu? Gusubira mu ikipe ya Rayon Sport tujya gukina tuvuye muri Coupe d'Afrique, twageze tuvuye muri Mondial, dukomeza kuvugana na Rayon Sport kubera kontra naragiranye nabo yari irangiye. Tukigera inaha Rayon Sport yahise tuvugana muri iyo minsi, mbasha kubona recrutement yo gukomeza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko nkimara kuyafatana yafashe hari kuwa gatanu hasohoka itegeko rivuga yuko umuntu wese wagiye mu gikombe cy'isi atazakina mu gice cya mbere, buri wese azakina mu ikipe y'Isonga. Niyo ko gusubira mu Isonga, niko kujya mu Isonga. Mu kuva mu Isonga ntago nari kujya mu yindi ekipe kuko hari amafaranga ubwo nari mfite Rayon Sport. Nasubiye muri Rayon Sport uyu mwaka ushize, uyu twatwaye mu 2013 nibwo nasubiye muri Rayon Sport kugira ngo nge mbega nse nkujya gukina. Nagiye gukina, nasubiye muri Rayon Sport nta kontra mbonye kubera nta mafaranga mbonye ya recrutement kubera uwo mwaka nari mfite njya gukina. Niyo mpamvu nasubiye muri Rayon Sport. Birumvikana. Wenda reka dukomeze gato hanze y'ikibuga. Faustin, ubundi ahangaha turi ni wanyu, ni wawe? Ahangaha turi ni wacu. Umusore simba n'umaze gukura cyane, ntabwo urashaka ngo ube wafata urugo rwawe? Ntabwo biraba, ntabwo igihe kiragera, ndacyari mu rugo. Hari numva igihe cyo wenda cyo kuba ntaba mu rugo, imyaka wenda yarageze, ariko hari inshingano nyinshi numva ngifite iwacu kandi zinsaba kuba mpibereye. Mba numva rero kuba nagenda akanya ntabwo birashoboka, ariko birashoboka. Faustin, ngira ngo noneho n'ahanini mu cyatumye tugusura, nk'uko wabivuzeho kare, ufite ikibazo cy'imvune wagize ku mukino wa Gicumbi mwakinnye mutangira shampiyona, ariko ngira ngo gato kuri no mvune wigeze no kugira imvune nanone mu gikombe cy'isi, yanakubuje gukina igikombe cy'isi. Ngira ngo mu mukino gato wagaragaye mu gitangira wongera gukina. Abantu bafite impungenge ati imvune ya Faustin ishobora kuba wenda ari yindi yongeye kubyuka, nabyo wagira icyo bitubwira? Imvune nari nageze mu gikombe cy'isi, ndakeka wenda abenshi babonye navunikiye muri match, yari match ya Irigwe, ariko sibwo nari navunitse mbere mu myitozo. Ariko ngira ngo umuganga arankurikirana, ndavuzwa muri Mexique, biba ngombwa ko hari nsiba match ya mbere y'Ubwongereza, nabonetse kuri match ya kabiri ya Irigwe. Ngira ngo ku munota wa 19-20 gutyo yamvuna irongera irabyuka, nyine nibwo naruhukaga kugeza ubwo Mondial yarangiye, nta yindi match nsubiyemo. Ariko ntabwo imvune nayindi nagize kuri Gicumbi ntabwo ari hamwe mbere hari mu ivi, naga kungu ari mu ivi. Ubu ngo bimvunira hagana ni kuri tibia. Bakubwiye ko noneho uzamara igihe kingana kutudakina, ku bakunzi ba Rayon Sport wenda bakaba bamenye ati uzagaruka igihe kiniki? Bamwe ko nzamara amezi 6. Akamezi 6 urumva harimo kureka imbago, harimo gutangira makine, harimo gukora imyitozo, harimo amezi 6 yose bafashe muri rusange, n'igihe nagaruki nzaba natangiye gukina. Ubwo rero noneho reka dukomeze ku bindi. Faustin, ubundi mu buzima busanzwe wenda baretse kuba nk'ubu tugize amahirwe twagusanga iwanyu, wenda ubanza ari uko wari wavunitse, ubundi iyo utari mu kibuga utari gukina umupira w'amaguru, Faustin uri gukora iki? Ndeba kenshi niyo ndangije gukina
ikintu cya mbere kinshimisha ni ukuba ndi kumwe n'umuryango wanjye, ndi kumwe n'inshuti zanjye. Ntabwo akenshi n'ubundi n'igihe icyo ari cyo cyose niyo ntaba ntari mu mvune, igihe ndi mu kiruhuko ntari mu gihe cyo gukina, ni gake cyane ushobora kuzambona hanze. Nkunda kuba nibereye mu rugo, niba nduhuke, aho ikintu cya mbere kinshimisha ni ukuba ndi kumwe n'abandi mu rugo, dusangira igihari, tuganira, twishimanye muri rusange. Wenda birumvikana akenshi ubwo uri kumwe n'umuryango wawe, ariko se iyo utari ahangaha mu rugo, wenda tuvuge niba uri n'aha, ni iki ukora? Wenda urimo kuririmba se, ureba amafilimi, ubikora iki? Iyo ndi ahangaha akenshi nkunda kwikinira amagemu, PlayStation, nkunda kuba ndahangaha tunumva indirimbo. Wumva Faustin noneho igihe bizaba biri ngombwa yuko utagikina umupira w'amaguru uzakora iki? Biragoye, ntabwo wabimenya imbere wenda n'uwiteka uhapanga. Ntabwo kugeza ubu ngubu nakubwira ngo nzakora iki, ntabwo nzi imbere yanjye ko hareshya, ariko icyo mpanga cyo umupira nkina mufata wenda nk'akazi, ni akazi kanjye, mufata nka bizinesi, ejo ishobora kuzagira ikindi kintu imbyarira, na nyuma yaho nawureka hakomeza gahunda zanjye, kandi bitewe n'umusaruro nzaba nabikuyemo, cyangwa wenda hari umusaruro ukura muri football, ni byinshi, nteganya byinshi, ariko ntabwo ndabitangaza ubu ngubu. Ntabwo urabimenya, ariko ni nabyo haracyari kare, imyaka ngira ngo 3 mu cyiciro cya mbere haracyari kare, uracyafite imyaka myinshi. Wenda tugana no ku musozo gato ku kiganiro tugiranye, ndimo ndabona hari utuntu ufite ku maboko. N'amagambo amwe yanditseho yo mu Cyongereza. Anga ni ifoto ya Jesus. Uvuga yuko rero nawe uri umukristo wa Roma wahe? Umukristo tu, nemera Imana cyane, niyo kiri imbere muri byose, haba mu buzima bwanjye, haba mu kazi nkora, haba mu buri kimwe cyose. Nkeka ko atari yo n'ubu ngubu ntabwo tuba turi kumwe, mbega muri byose ngomba mbere yo kubikora ngomba kuyiragiza. Niyo mpamvu numva gutunga ifoto yanga ngaha, numvaga tu ndi fier yabyo. Faustin, ariko ubundi wese kuba wakinira Rayon Sport ukaba waraciye no mu Mavubi, ubundi wakuze ufaniye ikipe mu Rwanda, hanze hongera ngo wenda kubukunda Vidic bishobora kuba binasanisha n'ikipe cyane? Nkiri umwana ndakeka mfite nsa nk'aho nakuriye imbere ya sogokuru wanjye, kubera sogokuru wanjye niwe wanshyigikiraga wenda nubwo bushake hamwe nakubwiye ntakundaga ibintu by'umupira, soko ntabikundaga kundi, ntabwo ibyo yabikundaga, yumvaga ko ngiye mu burara, kumva abakinnyi ko ari ahantu hari ibirara, ariko biratandukanye. Niko wenda no hanze dufatwa, umuntu wumvisha umukinnyi n'umwana wese wumvisha izina umukinnyi aba yumva ko ari umuntu wataye umuco w'umuntu, ariko siko bimeze. Impamvu nayimubwiye gutyo, wenda nakuze mba hafi ya sogokuru wanjye kuko niwe wanshyigikiraga mu bintu cyane by'umupira. Mu kunshyigikira rero sogokuru wanjye yakundaga ikipe ya Sport cyane. Sogokuru wanjye wenda gato yari afite nyine igare yashyizeho amabotokoro ya Rayon Sport, ku buryo nta match nimwe yajyaga imucika, nyine yayijyagaho. Njye nkura numva yuko nta yindi sinzi, nkura numva ikipe numva cyane kubera sogokuru wanjye ari Rayon Sport, nyikunda gutyo. Rayon Sport hanze ho noneho? Hanze nkunda Mani. Niyo mpamvu wakunze Musore Vidic? Vidic n'abavu namukunda, ariko nkunda n'ukuntu ubwitange agira mu kibuga, ndamukunda cyane. Noneho mu bakinnyi bose mwakinanye mu Rwanda, umukinnyi tuvuge w'imyugariro uvuga uti uriya nkinnye nawe cyangwa nakuze mureberaho kubera ukuntu yakinaga, unatubwira umwata kumwe rutayizamu ubwo uvuga uti iyo ngiye guhura nawe, cyangwa iyo najyaga guhura nawe nabaga mfite ubwo? Mu defenseur wenda navuga nareberagaho, ku mu defenseur bavuga nareberagaho ntaratangira gukina cyangwa nkinnye. Mu defenseur ndanumva nabona gusa mbega uri top, navuga Mbuyu. Mbuyu yari umukinnyi
ndakeka niga mu wa mbere muri tronkome ikigo nigagaho nyine kubera ukuntu namukundaga cyane nari naraniyise mbuhi nyine bimwe bya bwana mwumva gusa noneho ntaranamubona gutya amaso ku maso ngiye noneho kunkura ngenda mbona uko imikino yiwe ntangira gukina wenda nkaburikurikirana mu match yiwe cyane banaza gutura ahangaha ndushaho nyine kumukunda bitewe n'ukuntu yamfashaga byinshi wenda mu buzima bwa buri munsi ariko ikindi ndakeka nyuma naje gukina na Emery twakinanye igihe kirekire cyane kwa tumaze kumenyerana nyine azi wenda ahangaha Faustin agira faiblesse runaka agira côté fort niyi tukaba twunganirana nyine nzi nanjye aho intege nke za Emery nzi intege ze nyinshi nyine ugasanga twunze umwe turafatanyije cyane burasa umuntu twakundanye gukinana cyane niyo mpamvu wenda navuga Emery nabwo nibo nashije kubona Salomon nawe ni umudefenseur ndamwemera ubizi twakina wera ko twakina igihe gitoya ntago nakunze kura akina hanze nabo nabonye ama match yiwe menshi ariko navuga ko Gomboyo cyane cyane ari we wakuzirebera none rutayizamu uvuga uti yani ngiye guhura nawe cyanga uriya kabisa umwataka bundi najyaga kujya guhura nawe nkumva mfite ikibazo ni Bogota match najyaga gukina wenda nzi ko ndiwe tuzahura ari we nzabamfasha iyo match nabaga numva izatuma nkora cyane ku bumenyi bw'umupira nari mfite hakagira icyo yongeraho ikananyereka naho ngiyewe ku rwego rwanjye ngeze ko Bogota ni umukinnyi w'umuhanga ndakeka twisanga mu Rwanda twari tumuzi yari umwataka ugoye cyane noneho Faustin ubundi kuva uri mutoya kugeza ubu hari ukuntu abana nagize n'Imana wenda gusanze mu rugo biroroshye hari ukuntu uvuga uti nakoze akantu buriya niyo nkibutse nanjye numva nk'isoni zinyishe cyane hariho nk'umukinnyi umwe wo mu Rwanda w'umusari ngira ngo kapiteni y'ikipe y'igihugu yari nagize kutubwira ati nangize kunyara mu biryo rimwe iwacu ntibarya cyangwa se wenda namenye nk'ikirahure nakoze iki we akantu wakoze uhora uvuga uti iyo nkibutse naka dore utotwo ntabwo twabura ndagega nkiri umwana nyinshi gihe nakubwiraga nabanaga turi kumwe nyine na mama yigeze kugenda nyine yamfungiranye n'imyenda yose yayibitse avugana ngo nshaka kujya gukina umupira cunga ikabutura yari yaracitse kabisa ahantu hose kibuno mbega kiri hanze ndayiba nyine bariyo nambara nayamfungiranye mu cyumba yambwiye ndyame cisha umutwe mu idirishya mberamo nyine aza gutana nk'imugoro asanga umutwe waheze mu idirishya nyine nabuze umuntu nkuramo wibyibutse avuga ati mbibutse barumva nyine kuntu na wenda nabirwanirire kugira ngo mbigereho wenda ni ufite nk'imyaka ingahe ngira ngo mfite imyaka 6 gutyo muri icyo gihe noneho ngira ngo nk'umusore n'umuntu w'umusitari ubuzwi cyane ngira ngo ni nayo mpamvu twagusuye tugaca ku zindi ngo nyinshi umusitari akundwa n'abakobwa benshi Faustin kuva uri mutoya ubundi kugeza ubu inshuti yawe mbere wagize ufite imyaka ingahe sungu ubwo ufite inshuti cyangwa uracyashakisha ngira ngo nge nakuze kubera wenda ubuzima nabagamo mama atanyemerera kuba nabona umwanya wo gusohoka kujya mu bandi kumenyera iki inshuti ya mbere yagize niga 5e secondaire ufite imyaka ingahe ngira ngo nafite hari 17 icyo gihe none kuki wari umukobwa wahisemo niwe mukiri kumwe ubu ngubu sinzi nabyo kubivuga uwo mukobwa nyine ntabwo njye nari nzi wenda ikintu ndi buvuge iki hari muri umunandori ndori aho muri aperi niwe ndari umuzi yaranditaga nicyo kigali twagenderagamo ngenda ndamubwira ngo agukunda gusa umukobwa yabyemera njye nta n'ikintu naramubwiye bikomeza gutyo mukundana ubu se niwe mukiri kumwe oya agari kuri ubu ngubu noneho nta mukodere ko bari no mu rugo nta nshuti ufite abakobwa bari bukuze kukubona ku Nyarwanda bashatse bahita baza gushakisha oya ntabwo baza gushakisha kuko ndamufite yitwa nde bamwita Muraza Daniela
Mwakundanye kuva ryari? tumaranye umwaka n'amezi atatu. Ikibaye kinini se gushaka uzaduha amazi ryari? Ndindiri yarangize amashuri ageze nibwo ari mu mbere university. Indi imyaka 3 nyine. 3 azaba amaze gukura nyine nanjye maze kumenya ubuzima tubanye. None reka dusoza ariko nk'umukinnyi wa Rayon Sport muri no minsi ngira ngo turanabaranyije tuje imikino 2 mudatsinda umukino wa Rayon Sport na APR nabashije kubona watubwiye ko umukino wo gushimishije mwatsinze APR ibitego 4 ku busa ejo ndi batsinze 1 ku busa. Rayon Sport arimo kubona iburi muri no minsi kintu gutuma itsinda. Birakomeye cyane kuvuga wenda nk'umufana ngewe kugeza ubu wenda ndi umufana kuko iyo naje kureba match ntaye mu kibuga mba ndi umufana. Rayon Sport ifite abakinnyi beza bafite ubunararibonye bakinnye igihe kirekire harimo n'abakinnyi ngira ngo nibo ndakeka agiye bari umukinnyi umwe kuri umwe. Ubu ngubu wasanga Rayon Sport ifite abakinnyi wenda bahenze beza. Rayon Sport ikintu navuga nko kuri match ya APR ikintu cyabatsindishije Rayon Sport kwa kugira abakinnyi bakuru wenda bose basa n'abastari. Ekipe nk'iriya iyo uyitanze ukayitsinda igitego kugira ngo izishyure biragora kuko ntago bose baba bakibyumva kimwe. Ikipe nk'iri yango umuntu wayikubita passe zirenze zingahe kuko babandi bose basa n'abastari. Iyo umwe abwiye undi atakakora iki ngiki undi ashaka kumubwira nabi bitewe n'ukuntu we yumva ameze. Rayon Sport ndakeka ikintu bisa n'iri kubura ubu ngubu bashyize hamwe bakumvikana ku kintu kimwe. Niba umukinnyi burya mu kibuga niba umukinnyi akubwiye ntago bakubwiye kuko kwanze agira mufatane mugire ikintu mugeraho. Ushaka kukubwira wenda kubera urazi yari kwirukanka ntago ashobora kuvugira hasi kubera kwahagira iki bisaba ko avugira hejuru. Ushaka kuvugira hejuru rero we ukabyumva ko asa nkaho agutonganyije bana uhiturakara ukava muri match. Nicyo wabwira abagenzi bawe mino minsi dahari abakunzi bawe abantu bose bahangayikishijwe n'imvune yawe nicyo wababwira kugira ngo banumve kuko nawe ufite morale? Ikintu nabwira cyane wenda bagenzi banjye b'ikipe ya Rayon Sport ku rugamba bariho nibumve ko bari bonyine. Nubwo navunitse nanjye ngerageza kubaba hafi wenda mu kuza kubafana ngira ngo twarahuye kuri match. Ikindi bumve ko urugamba barimo rurakomeye cyane. Harimo ama ekipe menshi kandi yose intego burya nta ekipe iziva ngo nzahura nyuma. Intego bose ni igikombe. Aba numva yuko ikintu bakumva bumve ko ari intambara nk'indi bagiye kurwana bashyiremo ingufu n'abantu bakuru harimo abayobozi bashobora kwicara hamwe bakaganira ku kibazo kiri hagati muri ekipe bonyine bakagikemura kandi ni ibintu biba byoroshye cyane. Nuko wenda hari igihe usanga wenda kubona uwo mwanya wo kugira ngo mwicarane hasi mu biganire bikomera. Gusa nabwira courage ku rugamba bariho. Icyo nabwiye abafana ba Rayon Sport n'ubwo ekipe ibashije kubura ari amanota batsinzwe imikino 2 yumve ko hari igikuba cyacitse. Utahangira ngo muri iyi shampiyona twatwaye igikombe twageze aho tugera ku mwanya wa 11 ngira ngo ariko ntibyatuje kuza imbere tugatsinda. Baba binyuma babereke ko nubwo byabaye bibaho muri football babasunike kandi tunizeye ko equipe Rayon Sport bitewe n'abakinnyi ifite n'abahanga bazageraho n'igikombe bazagitwara. Ariko Faustin ubundi udukurikira iki mu Rwanda? Nayikurikira igihe cyane. Rwanda ukunda uhe muhanzi? Nkunda Riderman. Wenda baretse mu bahanzi n'ubundi muhe muntu wundi ukunda mu buzima busanzwe utari umukinnyi wari wose? Wote undi muntu ugiye ashobora kuba ari umuyobozi ashobora kuba se undi muntu ukora ibintu umuntu ukitegereza kuri wowe. Ndakobera yeye okay cyane wenda nakubwira umuntu ukitegereza sinzi wenda nako ndi kubyumva neza. Kintu nakubwira wenda
nkunda kugira wenda abashuti benshi ashobora kuba umubyeyi wawe ukavuga uti wenda ngewe buriya muntu ndeberaho imico yanjye ni mama, sindebera wenda ku muyobozi runaka, sindebera ku musitari wundi runaka, umuntu mbese ubona uva ko wakwitwara nkawe. okay nkunda mbere na mbere sinzi ntabwo nabikubwira ko nkunda umubyeyi wanjye cyane cyane. Ni mama, mfite umubyeyi umwe ari we mama, niyo twabanye muri mico yose yayintoje, aho nkunda kumureberaho cyane imico myinshi agira, ubikurikiye neza wasanga ariyo ariko nanjye meze. Faustin, ngira ngo kuba umaze ino minsi yose uri mu rugo urwaye, ese bagenzi bawe ntabwo bagutereranye, ikipe yawe baragusura, abandi bafana kutubona Rayon Sports igira abafana benshi, mbona bakomeje kugeraho? Kugeza ubu ngubu bagenzi banjye bangezeho ndakeka ni nka mbaze nshobora kuba ari nk'umunani, 7 cyangwa 8 nibo bashije kungeraho, na fan club imwe yo ngira ngo ni mu Buturusu. Ubuyobozi bw'ikipe bwo ntabwo kugeraho, ntabwo baza? Ubuyobozi bw'ikipe ndakeka perezida wanjye navunitse ku gatandatu ku cyumweru aza kundeba, nibwo ngira ngo wenda nibwo nabwo duherukana, nyuma nibwo ejo bundi kuri match ya Mukura nibwo na coach Thierry yabashije kongeraho, manager Thierry. Abandi ntabwo barakugeraho, ngira ngo wenda banza ari ni champion nyine. Abandi ntabwo barangeraho. Faustin, noneho ko kwivuza bigoye binahinze, kugira ngo kuvunika tibya ni ibintu bitoroshye, amafaranga yo kwivuza ni ikipe yatanga, ni wowe ninde kuvuza? Nkivunika ndakeka nabashije kunagura ikipe yanjye yavuje, ntabwo ari njye bivuje, ni Alex ura Kabarebe, perezida Kabarebe. Kabarebe ku cyaro ko niwe wahise aza kuvuza n'ubutabazi bw'ibanze gufasha. Ndavuga nk'umudokiteri wenda wamvuye bita Butera, kumubona ni ibintu biba bisaba procedure ndende, ariko Kabarebe yakoze intervention yiwe basha kuvurwa byihuse, banambwiye ko bizamfasha mu gukira vuba ku mvune yanjye. Amafaranga yose ubu ni afande Kabarebe cyatanga cyangwa ni ikipe ya Rayon Sports? Byose ni Kabarebe, haba kugeza ubu ngubu n'amatransport njya muri kine, n'amatransport buri munsi nkoresha niwe yatanga. Ubuyobozi bw'ikipe yawe se noneho urafashwa n'umuyobozi ngira ngo ni umuyobozi w'icyubahiro w'ikipe ya APR, cyari uri mu kugufasha, abayobozi b'ikipe yawe byo bimeze bite? Sinzi niba wenda bishoboka ko waba bahuze wenda kubera shampiyona, nanjye sindamenya yenda impamvu, ariko impamvu perezida wa APR ubasha kumfasha, ntabwo kuri message yandikiye yambwiye ko atamfasha nk'umuyobozi, sinite kuba ari umuyobozi wa APR, amfasha nk'umubyeyi, nk'uko nawe yaba afite umwana akabasha kugira ikibazo cy'imvune. Muri rusange niwe bashije kuyikomeza kunyitaho, mbere mvuzwa amafaranga ndakeka icyuma babashije gushyiramo girahenze cyane. Bamwe ko kimwe cyuma kigura miliyoni 5 badashyizemo nyine operation kugenda ibintu nk'ibyo. Kubyo ngibyo ni ikintu navuga, ndamushima cyane byimazeyo, kuko nanjye byarantunguye kuba ari wakabashije kubunkurikirana kurusha kuko umuyobozi wanjye wenda wa equipe ya Rayon Sports yabasha kumba hafi. Ndamushima cyane, nkashima bagenzi banjye bakomeza kumba hafi, bakomeza kumpumuriza. Hari abatangezeho kubashije kunyuza ama message, nabyo bimfasha cyane. Urabizi iyo ubaye mu kintu nk'iki ngiki hari igihe kigera ugasa nkaho wigunze, ariko ntabwo byigeze bimbaho kuko nabawe hafi cyane, haba abayobozi bandi ma equipe, abakoca, haba abakinnyi muri rusange bo muri shampiyona y'u Rwanda, haba ababyeyi banjye, inshuti zanjye, bakomeza kumva hafi cyane. Ntabwo icyo gihe cy'ubwigunge nigeze nkigeramo. Murakoze.